nkubwire bitewe n'ibyo numvishe. Yes. Ndakubwiza ukuri ko ahubwo birenze n'ibyo ngiye numvishe mbere. Ahubwo se ubu ngo bafanira bakirwa n'iki? Tujewana ndabizi ntabwo wambesha ariko nanjye indirimbo ndayizeye ndaranyiririmba none ejo bundi nabyutse ewana nsanga nambaye imyenda bura mpita njya no muri douche koga ndongera ndandika ndongera ndaririmba kugira ngo izazi imeze fresh. Ahubwo se reka nkubaza. Ubu hit urasikwizaye? Ngomba gukora hit. Nyine ubu uri buzikwizeho bwo ko mbona ugiye gutigisa ikirere. Ewana ngomba kuba umuhanzi artist the world. Ntabwo ngomba kuba umuhanzi wo muri East Africa cyangwa Africa. Cyakoze reka nkubwiza ukuri. Ndakubwira yuko ira concert yawe nimara kurangira. Abasamples uzahita ubona. Ndakubwiza ukuri ko ari delay. Wallahi thank you. Urakoze kundema agatima wawe. Bimwe wajya gunyibwirishwa ngo urabona ngo byanze ngabafana. Oya nanjye ndabyizeye. Ndakubwiza ukuri yuko ngewe ndayamanitse. Thank you brother. No kuri pe. Ubu ngubu naho uta muri show nanjye reka nyine mbe ngutegurira. Tegura byose bijye ku murongo. No reka nkubwiza ukuri ku stage zabe neza. Uwa ahubwo itegure. Thank you brother. Reka nze nitegure. Urakoze kandi kwitegura ubutumire bwanjye. Ntari bo witabiriye ubutumire bwanjye kandi ndanezerewe. Ntacyo kunywa tutari ku mukanya ndaza kuguhamara duhure. Okay, ntari ubwo nanjye hari aboro nari ngiye guca. Ubwo reka ngereyo ubwo uri buze kuma feedback y'ukuntu ibintu. Ya ndaguhamagara kuri telefone. Ntari binange reka nyene mbe nita kuri mix na ukorera. Yeah, thank you. Ngo hayi iminsi 2 ndagukubita mix yikoramo. Ugomba gukora mix ya fresh. Imwe iruhande mwenyurira ngwino mbe hafi y'ingo. Kadete. Yes, pa. Bayon. Nakapa. Charanga. Ndebera kuri iyo telefone yawe habaye ryari? Pa ni 3:30 n'igice. 3:30 n'igice. Mama wawe ari? Mwanjye se subiza ko ari mu kazi, ari mu kazi. Kandi twavuganye ngiye ko ari ku kazi. Navuganye kubwira ko ari ku kazi. Wamuhamagaye se cyangwa yaguhamagaye? Njye namuhamagaye nimukubaza ngo ari hehe. Meze bitera myari mu kazi agize abakiriya benshi cyane n'impamvu yatinze. Ariko ndashaka kubaza. Yego. Buriyo witegereje ubona mama wawe akoresha inshingano za kigore nkuko zikwiriye? Nse pa inshingano za kigore nizi ko muna bivanga ahubwo. Mama ajya mu kazi nawe ukajya mu kazi wataha mbere mukaguma mu rugo mama nawe yataha mbere ukaza gateka nimwe namwe nawe ugateka mbona mwese mutayivanga ubundi se none se mu byo Nice to meet you. Nice to meet you too. Wow. Mwah. How are you? I'm good. I'm okay. I'm okay. C'est bon? Yeah. Welcome, please. Thank you. Ndakwishimiye cyane. Amakuru. Ça va? Meze neza. Yego. Naberewe. Thank you so much. Yeah, you look nice. You look nice too. Thank wow. you. Nese kuri hano wenyine abantu bahanga bari. Bana baje. Karibu. Merci biteze. Byiza. Meze neza. Yego. Ko mbona mufite ibintu biremereye cyane bikaze se ubundi bumwikira. Mufite ka Sminofu? Sminofu turagafite. Ayise. Yego. Okay, gakonje. Gakonje. Urakoze. Amakuru se. Ça va? Meze neza. Ese umaze umwanya hano? Cyana. Ntabwo ari munini cyane. Yego. Okay. Chawi cyane heza ariko. Thank you. Yani heza hano. Usko nabanje kuyoba. Ariko mbajije abantu kubera iyi mihanda ntabwo njya nyimenyera cyane. Mbajije abantu bahita bambwira ngo nkomeze imbere mpite manuka iburyo. Ya. Nguko. Ndishimye kubona. Ya nanjye nuko. Nanjye ni sawa ndishimye cyane. Bagwa kana ariko ko batanga umuco nyarwanda mu by'ukuri wabonye aho umugabo ateka yarashatse yaranabyaye. Ngapa musunaguze ko ari uburinganire bwaje. Guteka n'amagana. N'uburinganire nzajya mva ku kazi mvuye kubashakira ibibatunga nindagiza njye gucana imbabura amategeko. Ariko ubundi mbwira uwo ushinzwe kimuri urugo
Munsi pa ngiye ko n'umwana mugomba kundera. Uri umwana ugomba gutereka inzara ubundi ugafata telefone ukajya kuri Facebook na YouTube. Nose pa wari urajya mwana makara inzara zanjye gazipa amafaranga manazikora. Haje ufite imyaka ingahe? Imyaka 23. 23. Harya umukobwa ashaka afite imyaka ingahe? Ntabwo mizi pa muri iki gihe nashaka afite imyaka myinshi bitewe. 21 wemerewe gushaka. Sibyo? Nyiri umwana. 21 wemerewe gushaka. Bivuze ngo kuva ku myaka ubundi 18 ugomba kwiga imirimo yo mu rugo. Urumva? Mama wawe yabadahari. Ukamuzi ugomba gutunganya inshingano zose. Umukozi agakora iki? Umukozi umuhemba. Umukozi ntabwo bisobanuye ko agomba gukora ibintu byose wicaye umurebera. Ejo nushaka umugabo uzakora iki mu rugo rwawe? Agomba kubikora nose umuhembye amaho wayibireka. Nose buri gihe ntabwo yicara ngo akarya agakora iki byose ukamuhemba ukamwishyura nose njye tuzadufatanya gute kandi njyewe utamenya. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana arindwi inzara ntabwo arindwi imirimo. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero kuva uyu munsi igihe bikubwire mama wawe igihe azaba adahari ugomba kubahiriza inshingano zose zahangaha mu urumva ibyo ndi kukubwira. Igihe uri hano mu rugo ibintu byose ugomba kubimenya. Ikindi kandi ariko njye nawe tuba turi kuvugana kujya muri telefone. Uzi ko iyi telefone nayikwaka nkayibika hazayiguha igihe uzaba wamaze kujya kuri gahunda. Kirazira igihe ngiye guhamagaye nkeneye ngo tuganire ugomba kuntega amatwi. Urumva? Nk'umubyeyi wawe. Ariko ibyawe na mama wawe ndaza kubisubiramo. Kuko mbona ibyanyu bitansobanukirira neza ndamuvuga ukamuvugira. Kandi nawe ubwawe ndabona utangiye kuyitora imico mibi nkiye. Ariko mama bari mu kuri sawagiye mu kazi. Aba yagiye mu kazi akazi kagira igihe gatangirira n'igihe karangirira. Ugahya urugo rwawe agaciro. Umva mukobwa wanjye ndagukunda. Sibyo? Mba nifuza ko ejo wazagira urugo rwiza. Ejo utazagerayo ukazasanga washwanye n'umugabo. Ejo ugasanga wahukanye. Ugasanga urugo rurakunaniye mwana wanjye. Sibyo? Ntabwo ari ugukwanga. Kandi na mama wawe ndamukunda. Nuko hari ibyo mbona bidasobanutse. Mujye muhangana pa. Nanjye ndagukunda. Umukobwa wanjye ndagukunda. Sibyo? Karakonje? Karakonje cyane. Okay. Karakoze? Sawa urakoze nawe. Gatumye. Yeah, cheers. Thank you. Yeah. Byiza guhura nawe musore. Nukuri I'm so happy pe. Urasa neza, wambaye neza, uri mwiza usko kuri telefone nkumva ubu uri sexy pe. Ariko noneho kukubona gutya. Uri mwiza nukuri. Thank you. Yeah, ni byiza guhura nawe. So ndizera ko ubutaha tuzagira ibihe birambuye tukaganira. Yeah, tukabonana sibyo bipange. So upanga ibintu bikagenda neza. Yeah. Thank you so much. Yeah, bipange tuzabonane unansure bayida we sibyo. Tuganire no mu rugo ariko tumenyane neza ibintu byo mu kabari gutya ndabona birajagara. Cheers again. Thank you. Yeah. Aho rwose hajya hancanga nta mpamvu mpande zo gucika intege tu nkomeza ngisome niga amategeko y'imihanda ntawamenya wenda ejo byazacamo nshobora no guhura n'umukire akangurira imodoka kabisa ariko mfite kategori. Ahangaha nzagerageza buryo ki bwose uyu mwaka ngomba kwibikaho perime kabisa. Nkundi utaha dore ahangaha niho bansinze no kuvuga ngo two nashakaga kumenya Imana nimfasha nkakomeza nkatuzirikana natubonye ndebe utundi turimo two mu rugo naba nkora hano ubundi nanjye ndebe ko
nanarya dore burije. ariko mani biteze Fresh. umeze bite Ari bro. None se wowe bimeze bite? ni fresh Nanjye mba ndaho nyine tumva mbona ibintu byanshanze. umeze bite So yitekereje ubona mbona wapi kabisa ubuzima bw'aha ngaha buba bugoye. Reba uru rugo nta mubyeyi urimo. Nawe nka garaferi wacu uba wagiye ugakubita icyumweru cyose utaza no kureba uko tumeze. Ngo waradusigiye ibyo kurya bihagije ariko ntabwo tuba natwe tuba tugukeneye nka mukuru wacu. Rega n'inama zawe tuba tuzikeneye. ariko ntabwo buri munsi mpora mbabwira ngo muhumure ubuzima buzahinduka petit frere sibyo ubuzima buzahinduka kandi buzaba bwiza Gusa nyine njye natangiye no kwiga amategeko y'imihanda ngo nyine ngira amahirwe nkabona amahirwe nyine nkabona perime. wowe banza wige amategeko y'imihanda ibindi numara kubona provisoire ibindi bisigaye byo kubona perime definitif nzagufasha. Noneho ndumva ari sawa kabisa ubwo nyemereye no kuzamfasha. tuza wowe nimara guca muzambwire ndi grand frère wawe kandi byumva sibyo ibi byose tuzagera uzambwira. ndaje tugane kandi Nizera ko uyu munsi ko utari butinde gutaha nk'ibisanzwe. ese bro vipi mani ko wabuze ntago nkikubona mu rwego noneho sucyakuriho kabisa. Ego ko bana yanjye wagira ngo uvuye muri Amerika kabisa. shamba nimo nshakisha ubuzima ngo turebe ko ejo tuzabaho ko ibintu byahinduka. Noneho ukibagirwa na mushiki wawe kweli. Kigali ni uko nguko umuntu aba arimo acangacanga hirya no hino. Nawe ugiye kumbera nka ba babyeyi uko badusize nawe nuko sinkikubona. Cyagoza petit frere we muto yaba yagerageje ejo bundi amenetse kuntwara mu kajimu nari naniwe mu mutwe kandi nawe undi nibazagaho ni wowe gusa. noneho kakabunga mbasigira mukabyaza umusaruro. Sibuye urebye ubona akawunga ariyo nkeneye ko nkeneye ari wowe. muri ibihe byiza biri imbere. Bro njye ibyo bihe nagomba byumva ntakubona. Nta babyeyi niwe musaza wanjye mukuru nzingira nawe simba nkubona. Niyo kawunga nushaka kuzabika rwose ariko njye nkubona. ese ko wiyanitse ku kizuba? Ese ntakiyanika aho ubundi njye n'ukuri hari igihe mba numva ubuzima ntanaburambuye rwose. Woba wananshanze ugatuma nibagirwa n'ikintu cyatumye nkwicaza hano. Hari ikintu maze imyaka myinshi nibaza. Iyo urebye ubona twebwe na Shema dusa.